Muraho neza nshuti zanjye, nshuti z'Igikoni TV, nejejwe no kubana namwe kuri uyu munsi. Ndizera aho muri mumeze neza, abatameze neza muhumure muraza kumera neza. Bahaye ikaze rero mu kiganiro cyanjye aho tugiye kurebera hamwe uburyo bwo guteka isombe. Ese wowe isombe uyiteka ute? Njyewe rero uko nteka isombe ni uku nguku. Ahangaha mfite ibikoresho njye kwifashisha mu gihe cyo guteka isombe y'uyu munsi. Hanyuma rero untize amaso, umpe n'umwanya kugira ngo twige kandi tumenye. Twagiye rero aho turi ni mu gikoni. Izi ni inyama nk'uko muri kubibona nateguye zo gukoresha uyu munsi wa none. Iyi nayo ni isombe nayo nateguye yo gukoresha kuri uyu munsi. Hanyuma ndakoresha aka ni akarongo k'isombe ka magi k'isombe, yego katuma igira uburyohe mu kanwa, gafatikanya n'umunyu mu kugira uburyohe. Hanyuma rero uyu nawo ni umunyu turi bukoreshe. Aya ni amamesa turi bukoreshe, yemwe nta n'ibindi ndi bukoreshe. Ntabwo ndi bushyiremo gikokuri, ntabwo ndi bushyiremo ya gu y'isombe. Ibi ni byo birungo ngiye kwifashisha kugira ngo duteke isombe yacu. Hanyuma rero nta kigoye kirimo pe, nta na kimwe rwose. Iyi onga mu mabotike muri karitsiye iwacu zirahari. Isombe ni ibintu byoroshye kuyibona, nubwo hariho abantu benshi badakunda isombe, bavuga ko umuntu urya isombe ari uba afite inzara, ariko oya, ntabwo ariko bimeze. Ahubwo isombe ni intungamubiri ikenewe kuri buri muntu wese, wayirya uko wayirya imeze kose, ariko isombe ifite intungamubiri nyinshi. Ndakwinginze ntuzajya ubona abantu bari hariho abantu babona nk'umuntu agiye gusesha isombe akavuga ati bari abantu rwose inzara yabamaze, cyangwa bakumva nta handi bari kuyisekura akavuga ati kwa runaka pe inzara yateye. Ariko ntekereza ko muri iyi minsi noneho iyo myumvire itakihaba, ariko kera nyine ku bwacu abantu bakuze nkatwe barabizi ko iyo watekaga isombe, Imana yanjye, baravugaga bati kwa runaka inzara irabamaze. Ariko tumaze gusobanukirwa icyiza cy'imboga y'isombe, twamaze kumenya agaciro kayo. Ntekereza ko nta muntu ukibitekerezaho, nawe ukibitekerezaho rwose, ahubwo ndayigukundishije. Hanyuma rero nk'uko maze kubibabwira, hano turi ni mu gikoni. Ubu ngubu tugiye gutangira duteke, yego tugiye gutangira duteke rwose isombe yacu. Hanyuma isombe igira ibice bitandukanye, ubwo ni uko ntiza amaso. Ese mama, isombe harabanzamo iki? Ndabanza isombe, ndabanza inyama, none se ndashorerana n'amamesa n'ibiki byose ndabishyiranamo? Ni ikibazo. Guteye amatsiko rero ni mu kanya. Hanyuma rero nk'uko nemaze kubibabwira ko twinjiye mu gikoni tugiye guteka, ndimo mbaza nese mama harabanza iki? Mbere na mbere iyo ugiye guteka isombe ubanza gushyushya amazi. Nibyo byiza kugira ngo isombe ijyemo ye kuza kugirana rwa rwuka rw'icyatsi cyatsi. Urabanza ugashyushya amazi, wamara gushyushya amazi ugahita ushyiramo isombe, yego ugashyiramo ya sombe yawe wateguye. Wamara gushyiramo isombe yawe ugahita uyigira, kuko kenshi na kenshi iba ifite ukuntu yafashemo, yego. Hanyuma rero warangiza, n'ubu ngubu iracyafashe. Bisaba nyine kugira ngo ubanze yinombanombe, yiremyemo ibibumbe, ubanze ubigire. Rero njye ndi gukoresha agasahani, ariko ushatse wakoresha akamamiro ntacyo bitwaye, nabyo birashoboka cyane. Hanyuma
ugashyiramo amazi ahagije kwa kundi nakubwiye mu minsi yashize. Shyiramo amazi ahagije mu byo kurya byawe kugira ngo uko bigenda bitogota binakama bikama ahubwo biri kujya ku rwego we wumva ushaka. Sibyo byiza se inshuti zanjye? Hanyuma rero warangiza kubikora gutyo ugahita ndacyari cyewe ntuzange yari ikiza yanze no gushiramo sori n'imbamba deranje rwose kandi ndumva hari akantu ushobora kuba nkozemo. Hanyuma ukayigira gutya. Rero hari igihe ushobora gutekereza ko amazi ashobora kuza kukubana makeya. Mugenzi wanjye ntuzongeremo amazi akonje, basi jya utereka amazi ku ruhande ashyushye uza kwifashisha mu gihe ugiye kongera mu isombe, ariko bibaye byiza shyiramo amazi ahagije. Ikindi rero iyi safuriya iri mu masafuriya ateka neza ibintu nk'ibyo by'isombe n'umuceri, mbese ni isafuriya nziza cyane. Hanyuma rero umaze kubigira gutya wakwibaza uti se harakurikiraho iki? Nguteye amatsiko. Umva nguteye amatsiko, isombe tugende urabona ko yahise itangira gutogota. Wow, byiza cyane. Ariko nguteye amatsiko y'ibintu biri bukurikireho. Reka rero mbe mpfundikiye kugira ngo murabizi ko isombe ntabwo ari gupfa guteka. Reka ni uguteka witonze cyane rwose. Rero murabibona ko yatangiye no guhita itogota. Reka tupfundikire, turaza gukomeza kureba ibikurikira. Iyo isombe ushaka ko iza gushya n'inyama zawe ukabona washyizemo ukabona ko ugashaka ko uza kuzisanga zimeze neza zitashwanyaguritse, nuko isombe iba yenda gushya. Hanyuma kuko urabizi ko isombe iteka umwanya. Noneho rero uramutse ushyizemo inyama isombe yenda iri bumara amasaha 2 inyama zashwanyagurika, ubwo byibuze ishyiremo ubona ko isombe igiye gushya, nurangiza uhite ushyiramo izo nyama ku buryo uri bubariranye ko bihiye kandi zigashya zitanashwanyutse. Hanyuma rero ni ibyo ngibyo tugiye gukomeza tubirebera hamwe. Urabona ko urugendo ruracyari rurerure, hari ibindi byinshi bitarajyamo. Turakomeza tugenda tureba kuko murabizi ko isombe ni ukwiteka n'umwanya kandi akantu kagenda kajyamo akantu ku kandi. Saba rero mureke dupfundikire dukomeze turebere hamwe uko isombe yacu iri buze kurangira imeze. Hanyuma rero isombe yacu kugira ngo ize kuba imeze neza wizeye umutekano wayo, ubigenza gutyo. Ufata ubunyobwa ukabushyira ku ruhande mu gasafuriya cyangwa se ku ipanu, ku ikarayi se, warangiza ukabanza ukabukaranga ku ruhande. Ibi bivuze iki? Ni ukuvuga ngo uba ushaka umutekano w'ibyo kurya byawe wakoze, kuko iyo ubufashe nanone ugahita ushyira mu isombe utakoze gutya, usanga hari igihe hajemo ibibumba, ukuntu icyo kibumba ugasanga nticyahiye, cyangwa se wakwibeshya na gatoya yenda ukavuga uti ubunyobwa, ukagereranya ukavuga ngo ubunyobwa burahiye, nyamara yenda ugasanga butanahiye. Ariko iyo ukoze ibi ngibi bituma ubivuga uti uko byamera kose ubunyobwa bwanjye umwanya buri bumare kumbabura buri mu isombe buraba buhiye, kubera ko uba ufite icyizere cy'uko wabanje kubukaranga gutya. Hanyuma rero si n'ibyo gusa, si no mu isombe gusa, ahantu hose ugiye guteka ubunyobwa birakwiye kubanza ukabukaranga gutya. Ndumva ntazi ukuntu mu mihogo meze, munanyihanganira, ntabwo umunsi wagendeye neza, ndumva mbangamiwe mu mihogo, ariko ni ibinini nashakaga kubereka. Hanyuma rero no mu nibyo ndimo mbabwira n'ahandi niko ubunyobwa bukwiye gutekwa, uretse ko si n'ibyo gusa, bugira n'indi mpumuro, buraryoha bugahumura ukundi kuntu, kandi ukirinda nanone kubushiririza hano, si byo se gutya, kuko iyo uri kubukaranga uba uri kwibona ko hasi buba buri kugenda bushya, ukagenda buvangavanga n'ubundi ku buryo ubona ko bwose bwahiye, kandi ukirinda kubushiririza. Hanyuma rero njyewe ubu ngubu ubunyobwa bwanjye
ndabona umaze kugera ku rwego numva nshaka. Ushatse nabushyiramo amazi bukabanza, kuko n'ubundi ndabanza se nk'ubutogosha, ndabutogosa rwose kugira ngo mbushyire mu isombe yanjye, kuko isombe yanjye maze umwanya kumbabura yahiye. Birakwiye rero ko n'ubunyobwa nateguye nabwo bujyamo buhiye. Yego, ni gutya rwose, nta bintu bidasanzwe birenze, ni gutya. Yego, uku nguku narangiza nkahita nshyiramo amazi. Kubera iki? Ngomba ndimo nirinda yuko iyi sombe ntashyiramo n'amazi akonje. Oya, isombe ntabwo ijyamo amazi akonje rwose. Oya rwose pe. Ibyo bintu natangiye mbabwira ko atari byo, kandi rwose mujye mubyirinda pe. Kawukaranga rwose, warangiza ukabushyiramo amazi bugatogota, ukabona gusukamo mu isombe yawe. Gutya rero iyo ubikoze gutya urabona ko tayari buhise butogota. Nta nubwo biba biruhije, nta nubwo bitinda rwose ngo ube watekereza ngo wenda biraza gutuma bitinda gushya. Hoya, ubunyobwa nabwo buhita butogota, hanyuma warangiza uhita busuka muri ya sombe wateguye nayo yahiye, nayo yenda gushya. Hanyuma ukaza kubicanirana kugira ngo n'ubundi bikomeze bihure, bize kurushaho kuryoha. Yego, rero urabona ko ibyo ndi gushaka kurwanya ni kubonamo ibibumbe, mbona nta bikirimo. Ndahita nyereka itogote, nirangiza mpite nsuka mu isombe. Dore ni gutya rwose rero nabishakaga ko ubunyobwa bwacu buba bumeze gutya. Hanyuma ubwo bimeze gutya, murabizi ko inyama zacu nazo n'isombe byahiye. Ikintu tugiye guhita dukora ni iki rero, tugiye guhita tuyisuka muri ya sombe twateguye. Yego, ngibyo hanyuma guhita nyisukamo rwose. Hanyuma duhite tuyigaragura, ubundi duhite tuyigaragura. Tumara kuyigaragura dushyire ku muriro muke cyane, umuriro umva, ni ukuvuga ngo ahangaha ushyiraho umuriro muke kugira ngo za nyama na ya sombe na bwa bunyobwa bigende bikomeza gushya neza cyane. Ni gutya rero, ni uko nguko rwose. Kurya byacu rero, isombe yacu yahiye imeze neza. Ahasigaye ni ukujya ku meza nyine tukaryoherwa. Hanyuma rero bakunzi banjye, inshuti zanjye, mwebwe mukunda kumpa umwanya, mwebwe tubana buri munsi, ndakwinginze kugira ngo rwose uyu munsi ngusabe akantu kamwe kugira ngo unyemerere aho uri hose nawe ugakore. Hari igihe birashoboka ko wenda waba wari uzi kuyiteka, ariko birashoboka ko hariho n'igihe wasanga hari ibyo wasanze ari bishyashya. Ndakwinginze kugira ngo ubimenye kandi nawe wumve yuko icyo kintu warebye cyakugiriye umumaro. Ndakwinginze kugira ngo ujye ubisubiramo nawe ubikore, kugira ngo umwanya wawe n'igihe cyawe ujye ubibyaza umusaruro. Kuko kuri ubu ngubu pe, igihe kirahenze cyane. Ariko rwose nimba afashe igihe ku kintu runaka, jya ukivanamo inyigisho, kuko ibintu igihe tugezemo ntabwo ari igihe rwose cyo gufata umwanya wawe ngo uteshe agaciro, ngo uvuge ngo warebye ikintu kitari bukugirire umumaro. Oya, noneho rero ndakwinginze
fata umwanya nawe usubiremo ibyo wize. Nyuma rero rwose nibyo navugaga, rwose umwanya wuha agaciro, ku mwanya wawe agaciro, kuko impamvu ushatse gukurikirana ni ukugira ngo umenye. Hanyuma rero rwose mukunzi wanjye, ndakwinginze kugira ngo rwose nufata umwanya wo gukora ikintu runaka, ujye ugikora ufite intego runaka ushaka kugeraho, kuko muranyihangana ntabwo nameze neza, kuko rwose muri iyi minsi, muri iki gihe turi kujyamo, upfushije ubusa igihe cyawe pe, uba wasigaye, uba watakaye pe. Hanyuma rero uko byamera kose, iyo wize ikintu hari igisigara mu mutwe. Ndakwinginze rero ngukumbuje igikoni, ngukumbuje gukunda igikoni, kuko igikoni kigufasha byinshi, kigufasha kugera kuri byinshi. Ni ubuzima bwacu bwa buri munsi buri munsi buri munsi. Igikoni rero ugikunde kandi ukige neza mu mbaraga zawe, mu bushobozi bwawe, rwose igikoni ukiteho cyane cyane cyane. Hanyuma rero twebwe isombe yacu yahiye, iraryoshye, inyama zabaye neza nk'uko numvaga mbishaka. Umva biraryoshye cyane pe, irahumura. Ubundi utetse isombe ukabona inyama ziri kugaragara, ni byiza cyane, kuko byibuze ijya gushya, ijya gushira za nyama zawe, ntabwo zikijya kugenda noneho zishya cyane, ku buryo usanga nyine zisigariye mu isombe, ugasanga nyine ahasigaye yenda ni imifupa yisigariyeho. Hanyuma rero we twabanye bwa mbere, ndakwinginze kugira ngo ntugende udakanze subscribe nshuti yanjye, ukande share, ukande like, usige comment, kandi ukande nakazogera. Hanyuma rero nkaba ndashoje ikiganiro cyanjye cy'uyu munsi, nahangaha kirangiriye. Ndabakunda, bye bye.